Yes, nkuko uri kubibona ngufitiye inzu nziza, inzu nini, inzu ikoze amasuku, ni inzu iherereye muri site ya Gisasa. Ni inzu y'umweru, ni inzu ya konoshi, ni inzu iri kugurishwa miliyoni 35 zonyine. Ni inzu ifite ibyumba 5 ndetse na salo 2, dushe na toilette, byose biri imbere mu nzu. Hakabamo kandi n'igikoni imbere mu nzu. Ni inzu rero ubona ni ndende kubera ko iyi nzu ifite metero 22 mu burebure, hanyuma mu bugari ikagira hamwe ni metero 8, ahandi ni metero 7. Ni inzu iri mu buso bwa metero kare 160, metero kare 160. Ni inzu ifite icyangombwa cyayo kirahari kandi kihariye ku buryo ukimara kugura uhita ukorerwa mutation. Amafaranga ni makeya, miliyoni 30 zitarimo ibiganiro. Ni miliyoni 30 zitarimo ibiganiro. Niyo iyi nzu iri kugurishwa. Ni inzu rero wagura ugahita uyibamo nta kindi kintu uyikozeho, keretse wenda ushatse kongera amarangi, ushatse kongera gutera amarangi kugira ngo irusheho gushininga. Aka ni agahanda kayigeraho uvuye ku muhanda uri haruguru yayo. Kana agahanda urebye kanyurwamo moto cyangwa se n'amaguru kayigeraho. Ni inzu rero iri mu birometero 2 uvuye kuri gare ya Birembo cyangwa se mu centre ya Birembo abahazi. Ni inzu iri mu kilometero 1 uvuye ku muhanda principal uyu bagiye gushyiramo kaburimbo wa Zindiro ugera Gasanze. Niba rero ukeneye iyi nzu, nyandikira kuri iyo nimero iri ubona muri screen, iri no kuri WhatsApp, cyangwa se unampamagare uze usure iyi nzu mu gihe waba uri serious. Reka tugerageze kugenda turebe bimwe mu biyigize. Hano hose ntabwo turafotora. Aha ni mu rubaraza rw'inzu. Urabona ko inzu ifite amarangi, irakoze amarangi, gusa ushobora kuyongera. Urabona yuko ivumbi muri iki gihe cy'izuba ntabwo byoroshye. Hejuru iyi inzu yose igizwe na plafond langete, ariko hari ibice bigizwe na plafond isanzwe, ariko inzu yose irimo plafond. Amazi mu rugo urabibona arahari. Hanyuma kandi na hantu heza ku buryo hafite na view nziza ndibuze kukwereka mu kanya. Aha ni muri salo ya mbere. Ni muri salo ya mbere. Urabona nayo ni salo nini cyane, ikoze neza ku buryo ishobora no kwakira abantu benshi. Nkwibutse ko iyi nzu uyu mutungo uri kugurishwa miliyoni 30 zonyine. Icyo bikoze nta biganiro birimo. Wumva uyafite waza gusura, washima ukakorerwa amasezerano, mutation igahita iba ako kanya. Nanone iyi ni salo ya kabiri, ushaka wayigira salle à manger. Yes, reka iyo uri hano hantu hafite view nziza nkuko nabikubwiye, kubera ko nuko nguko uba witegeye imisozi yose ya Kigali.
hose ni Kigali, usibye yuko mu mujyi mbona hariyo igihu cyinshi tutarimo kubona amazu, ariko nawe urabibona ko uba witegeye Kigali neza. Rero wanyandikira kuri iyo nimero cyangwa se ukampamagara. N'ahantu hashizwe site vuba, urabona ko abantu bari kubaka ku bwinshi. Iyi nzu umuhanda wa site uyigeraho, urabona n'umuhanda wa site, nubwo imashini zitaraza kuhanoza neza, ariko umuhanda wa site uyigeraho. Uramutse ufite imodoka, umuhanda urahagera. Icyo bikoze ntabwo imodoka wayinjizamo, byasaba ko usenya igice kimwe kugira ngo imodoka uzajye uyinjiza.